wowe Jeannette ubaka kanya cyo murabaye Kizito wakwishima Kizito kukaririmbye ngo ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bwa Kizito akaza indirimbo just indirimbo ikintu twese twakwicara nk'abanyarwanda tukanavuga ati indirimbo reka koko tuyumve Kizito warenge cyadusobanurira icyariye dufite parliament dufite inteko Senat dufite abanyarwanda ubwabo gufata indirimbo ya Kizito mukayishyira muri parliament ikayisobanura ikayiga katubwira ati Kizito yakoza ibyaha muri no ndirimbo ubucamanza bugakora akazi nta bucamanza tugira abacamanza bacurubanza bari kuri telefone tukora iki tuvuga iki icyo gipinga no kirekoresha icyo gipinga baginga Jeanne wakwishima fata Ivan uyu nguyu iyani wahuzanye mu gisirikare agize mistreatment nk'iyo mu treating abagenerali bose badashaka ubwicanye agafungirwa mu nzira agafungirwa masefu akabuzwa kurenga metero akitwe wakwishima uri umubyeyi iyo wumva amarira ya mama Jay Polly ya mama Kizito ya mama uraryama ugasinzira ngo ndi ku buyobozi uri gufite abana b'abasore agahinda akababaro intimba uno mugabo Badrama atuye Madame Jeannette Kagame byakumvwa neza n'umubyeyi wabyaye umubyeyi wagiye ku gise umubyeyi wonkeje umubyeyi wareze abana bimuruhije barangiza bagapfa kariya kageni kugeza ubu ngubu ano magingo amaraso y'inzira karengane Kizito Mihigo yanditse kuri leta y'u Rwanda ku butegetsi bwa FPR ku nzego z'umutekano zishinzwe amagereza ya leta y'u Rwanda nta nubwo ari Kizito wenyine ni izindi nzira karengane nyinshi abahungu abagore abagabo abana abakecuru bazimira mu maboko y'inzego za leta Madame Jeannette Kagame bibaye ku bana bawe uko biri kugirirwa ku mwana uciye bugufi yaba umutoya yaba umukuru yaba umukire yaba umukene nongere nkubaze nanjye nk'umubyeyi wakwishima byagushimisha warabyaye abana 4 ukabonsa ukabakuza bakagira privilege tubona ibyo bintu urumva nk'umubyeyi wonkeje byagushimisha nongere nihanganishe ababyeyi bose aho bava bakagera babaye incike bahekuwe kubera intambara bashorwamo na leta y'u Rwanda badafitiwemo inyungu ababyeyi bapfushije abana ku rugamba ababyeyi abana babo baburiwe irengero ababyeyi abana babo biciwe ntibabone ubutabera ababyeyi cyangwa se abavandimwe badashobora no kuririra abana babo bishwe baguye mu maherere reka nibarize n'abandi badamu b'abakuru b'abasirikare bafatiwe ibihano ku munsi w'ejo hashize madamu wa Mubaraka Muganga madamu wa Gashugi wa Karusisi wa Nyakarundi mwababyeyi ubu muraryama mugasinzira murarera mugakuza mukumva mufite umutekano mukumva mufite ibyishimo by'umuryango mu gihe abagabo banyu bahekuye abandi babyeyi mu gihe abandi babyeyi bari kuba incike kubera ibikorwa by'ubwiyahuzi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ibikorwa by'ubwicanyi biri gukorwa n'abagabo banyu cyane madamu wa Mubaraka Muganga Kamuzinzi madamu Kamuzinzi uri umubyeyi usenga ubwo urasenga koko bikagera ku Mana uzi n'amabi umugabo wawe akora yiyemerera yivugira ku mugaragaro ngo intambara zitabaye banyirukana sinongere kubona umushahara ngo mpora nsenga Imana ngo nabo bantu basenga nkababwira ngo musenge Imana ntibumve intambara zikomeze
Mubaraka ave mu Rwanda asize abana, asize umuryango, agusize nk'umufasha we, ajye kwica muri Kongo, narangiza kuzanira umushahara, wambare, urye, utekane, urere abana bawe, usenge, wumve uratekanye. Umushahara uvuye mu maraso y'abana b'Abanyarwanda. Ababyeyi turarambiwe. Kubyara bo mwica turarambiwe. Konsa bo mukindura turarambiwe. Kurera bo mwica turarambiwe. Gutanga minerivare zizavamo amasanduku birarambiranye ku mugore. Turi mu kwezi kwa Werurwe, ukwezi kwahariwe umwari n'umutegarugori. Ukwezi twizihizamo umugore w'umunyarwandakazi w'umunyafurika wo kwisi hose. Biteye isoni ko Badrama ari we uzana agahinda k'umubyeyi yagirira umwana we. Mwebwe nk'ababyeyi ndetse bafite inshingano ku bagabo banyu, mudashobora kubagira inama. Nk'ababyeyi bari muri Parloma y'u Rwanda irimo 60%, idashobora guhagarika kuvugiriza induru cyangwa kujyana iki kibazo mu nteko ishinga amategeko. Babyeyi babyaye, bakobwa mutegereje kubyara, n'abandi babyeyi mutabyaye ariko murera, muhaguruke nonaha muri Werurwe, muri uku kwezi k'umugore, tuvugirize induru buri muntu wese uri guhekura umwana w'u Rwanda. Mwese birabareba. Njya mbabwira ngo twigire ku mateka. Hari ibibazo turi gukemura ubu ngubu tutateje, byarabaye turi ibibondo, ariko se none byongere bibe ku bana bacu turi kurebera, bizabe ku bana b'abana bacu turi kurebera. Buri munyarwandakazi wese wicaye mu nteko ishinga amategeko, ifite aho ihuriye n'umuryango, bifite aho bihuriye n'igisirikare, bifite aho bihuriye n'imibereho myiza y'umwana, bifite aho bihuriye n'umugore, bifite aho bihurire n'umuryango muri rusange. Ararye arimenge. Umunyarwanda aciye umugani ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Mwabonye ibintu byabaye ku bantu bari muri guverinoma ya Repubulika ya kabiri. Hari abantu b'abaministre, hari abantu b'abadepite, hari abantu n'ababurgu, umuntu wese wari mu nzego za leta, wari ufite aho ahuriye n'umuryango, wari ufite aho ahuriye n'umuntu, yarahanwe kubera ko yari muri leta ya Habyarimana. Hari n'abari muri gereza kubera ko bari bashinzwe minisiteri y'umuryango. Ibyabaye ku bandi namwe bizababaho. Reba, hari internet turababurira mukanga kumva. Buri muntu wese w'umugore, abo nibo ndi kubwira, nibo numva mfitiye igishyika kano kanya, utafite ikintu ari gukora kugira ngo avana akarengane, ubwicanyi, kuburirwa irengero ku mwana w'u Rwanda, azabihanirwa muri gacaca ifunguye. Azabihanirwa na buri munyarwanda wese. Azabibazwa, ntago zavuga ngo nari ndi mu kazi, ngo FPR yari kumbwira. No, abasirikare bazahanwa ukwabo, bari guhanwa ukwabo, ariko na buri munyarwanda wese uri mu nzego za FPR ufite aho ahuriye n'iyicwa, irigiswa, irenganywa by'umwana w'umunyarwanda azabibazwa. Ibi bintu idamange ryamugwiza Yvonne, umubyeyi w'intangarugero, wakagombye kuvanwa muri gereza ahubwo agashyirwa imbere mu nteko ishinga amategeko. Arafunze kubera kwanga akarengane kari kuri mugenzi wawe. Yaravuze ngo ntago nzaryama ngo nsinzire, ntago nzajya mu gipangu ngo mfunge mu gihe umuturanyi wanjye ari kurera amabandi. None mwebwe muratekanye, muri kumva, muri gufata imishahara y'abagabo banyu iri kuva mu maraso. Ibyo bintu turi kubyandika, biri muri archive, ntago bizibagirana. Badrama yahagurutse n'umwana w'u Rwanda, n'umwana warezwe na FPR. Imitima y'Abanyarwanda yaraboze, irakomeretse, ntibabasha kuvuga, ntibabasha kurira. Niba Badrama nk'umugabo ababajwe n'akarengana umugore agirirwa, mwebwe mukaba muri mu nshingano mutabasha kubabara, mutabasha kubivuga, n'ubugwari, ni ibintu muzahanwa n'amategeko. Haguruka, uko waba umeze kose, ugira icyo ukora kugira ngo buri munyarwanda wese arenganurwe. Bitaba ibyo ngibyo,
ibizababaho muzabyirengera.